ntibashaka abakangurambaga bamanuka ahangaha mu midugudu mu tugari babidusobanurire, tubabaza ibibazo. Kwicara hariya umunyamakuru wa RBA akamubaza yambarije se? Ntabwo yambarije njyewe ikibazo mfite, ntabwo yambarije ibyo nshaka, yibarije ibye, kuko nawe ntiyabanje no kugosatinga, nta naho twari guhurira. Buriya se babona bariho bakora iki? Ntabwo tuzabyumva kuko barabisobanura nabi. Nta mumena garanti rega yuko iyo myaka 60 uzayigezaho nkanayirenza. Iyo garanti se urayimpa? guverinoma ivuga ko icyizere cyo kubaho ku banyarwanda cyenda ngo cyabaye imyaka ingahe? 67 icyo gihe nawe nuko wabayeho neza. Mbese niba ako gashahara kawe k'intica ntikize wagiye ukagatanga kose, iyo myaka 70 uzayigezaho wowe. Ahubwo mbese ko batugereranya n'ibindi bihugu, ngaho nibatugereranye batwibutsa ko ari twebwe igihugu kidafite sinike, ibindi bihugu uko bibifite bagiye bareka. bagiye kudufata umwanzuro batugereranya n'ibindi bihugu, ariko njyewe sinashaka umuntu ngereranya n'ibindi bihugu. tugereranya ariko kwigereranya ibyo bihugu si ibyanjye, si byo byambyaye, biyoborwa n'abayobozi ntatoye, biyoborwa n'abantu badahembwa imisoro yanjye, so bingereranya nabo rwose. Abafata ibyo byemezo bazareba amafaranga bahembwa, bibuke n'andi bahabwa yo kuborohereza ubuzima, sibyo? Hanyuma kugira rwose no kuri gitifu w'umurenge, hanyuma barebe wa mukozi ukorera 200,000 utagira ikindi bamwongerera na transport ntayagira na communication na nothing, uramwigereranya gute wowe? Uramwigereranya gute? Ejo bundi wafashe ideni ugura moto ya essence uyimaranye imyaka 2 cyangwa 3, turanarangiza kuyishyura, urageza hagati. Iyo moto igutungiye umuryango, ufite umugore, ufite abana, niyo ibatunze, niyo igukodeshereza inzu ubamo, niyo igura ibikoresho by'umwana ku ishuri. Umuntu arabyutse mu gitondo ati genda yihagaritse, nta n'intuzi utazi. Ubundi bene icyo tanga nibura imyaka 5, niyo mike numva yashoboka, sibyo? yego amahoro y'Imana bane namwe bakunze ba National Radio ni radio diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 8 z'ukwezi kwa 12, ni umunsi tugiriho umugisha wo kwakira Madame Ingabire Marie Immaculée Nyina w'Imana. Turishimye cyane kuba mwemeye kutuganiriza. Nanjye biranshimishije cyane, apana ko nemeye ko sinigeze nanga, ahubwo kuba nabonye umwanya. Yego umwanya wanyu birumvikana, ntawe bafite inshingano ziba zikomeye cyane mu buyobozi w'umuryango Transparency International Rwanda, n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane. Iyo mwitegereje mu Rwanda mubona uyu munsi wo kurwanya ruswa usanze u Rwanda ruhagaze gute mu kurwanya ruswa n'akarengane, ariko cyane ruswa? Urumva u Rwanda mu by'ukuri ukuntu ruhagaze, umuntu ashobora kuvuga ko ruhagaze neza cyangwa se rutanahagaze neza. Ndavuga ko ruhagaze neza kubera hari ubushake bwa politiki bugaragarira buri wese ko ruswa nta kuyihanganira, icyo twita zero tolerance cyangwa se tolerance zero. Ibyo ngira ngo buri wese ufite umutima mwiza, ufite n'ukuri, arabyemera kandi arabibona. Ariko ukongera ukavuga ngo ruhagaze nabi kubera ko hari abantu bamwe muri abo banyarwanda nyine bagifite uwo muco mubi, iyo ngeso mbi yanze gucika. Ugasanga kandi rimwe na rimwe haraza kuzamo n'ababorohera
icyo ngicyo kabisa kiranababaza cyane 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 kandi ugasanga baroroherwa n'abakoresha babo. Ubu wakumva adashaka nyine hakazamo icyo kintu kumva ko wenda niba wowe uri umunyamakuru wa One Nation Radio, niba wowe tukuvuzeho ruswa ntabwo ari One Nation Radio, sibyo? Ariko ugasanga nk'umukoresha wawe yishyizemo ko ari One Nation Radio wenda abantu bavuga, agahaguruka rero agatangira kurwanaho no guhakana ibintu no guhisha ibindi. Ariko ubundi icyo twishimira ni uko ubwo bushake bwa politike bwo kurwanya ruswa buriho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ko burya ibihugu byinshi nicyo kibikerereza, ni uko nta bushake bwa politike buba buhari. hari icyo ukomojeho cyaba birengagiza cyangwa ababihanganira hari icyo bakoraho cyo kugeraho byibuza gushyiraho ubushake bwa politike no gushyiraho politike zihamye. Ni ikintu kizima n'u Rwanda barabirushimira no kuba rufite n'urwego rw'umuvunyi, ikintu abantu bavuga ko bigerageza. Byanasabye n'imbaraga kugira ngo bigerweho ariko bigerwaho. No kutureka natwe tugakora twisanzuye. Yego, hari aho hari ibihugu bimwe bidashoboka. Icyo cyo noneho cyo kiraza gukemuka gito. N'ibyo bya mbere binagoye byarakemutse, politike amategeko yagiyeho ndetse n'inzego ziyashyira mu bikorwa zirahari. Iyo gihari yo iraza kuva yewe ndiho kuko kenshi usanga n'ubwo bushake bwa politike bugaragara mu nzego zo hejuru cyane. Uko ugenda umanuka bugenda bugabanuka ukajya kugera hasi bwashize pe. Yewe ndahamagara abo mu nzego zo hejuru cyane zituyobora gukurikirana ibyo bintu kabisa, ntibabireke ngo wenda, kuko turabibabwira turanabibereka bagakora iperereza ryimbitse. Ntabwo kuba uri minisitiri runaka cyangwa se uri deje runaka cyangwa se uri esigi runaka cyangwa se uyobora poroje runaka wenda urashoboye ariko ntushobotse ntibagusimbure vuba. Nujya mu majwi bagusimbure. Hari ibihugu bibiturusha, usanga ibihugu kandi biri mu buto nka ziriya za Botswana za Seychelles, niba bakuvuze gusa ugiye ku ruhande then bakora iperereza, nibasanga nta kintu kiguha uragaruka pe nta kibazo, ariko hagati aho uvuye aho hantu. Nicyo kintu numva ashaka ko u Rwanda rugeraho cyane, kandi ubona byashoboka cyane. Byavuzwe se ibyo biratuma n'ubundi tuganira no ku bijyanye n'ibibazo bihari mu nzego z'ubuyobozi. N'abantu nabonye babikrititse baravuga bati hari abayobozi bagaragaza amakosa kugira ngo bakurikirane, bakabasaba ngo begure cyangwa beguzwe. Hari ibyo tumaze iminsi twumva, yaba muri Western Province twumva abantu begura abandi beguzwa, tubyumva muri Karongi, tubyumva muri Rusizi, tubyumva muri Nyamasheke. Mwe ibikorwa nka biriya mu bisesengura mute bivuze neza? Yego, ubyise amakosa ntubyise ibyaha. None se ubundi amakosa wayagira ute? Kuyaha ibihano administrative, niba nabivuga gutya, kuri bumufungire amakosa, kuri bumufungire. Kenshi rero bababwira ngo begure kubera iki? Kubera ko usanga tuvuga umuntu watowe, bari mu nzego zatowe, batorewe iyo mirimo, ntabwo wamwirukana, ntabwo ubyemerewe. Wese wakwirukana gute umuntu watowe n'abaturage? Icyo gihe rero murumvikana akegura akigendera. Nuko nyine bigeraho bikamenyerwa n'abandi washoboraga kwirukana bakajya begura, ariko nabwo biba byarakozwe nabi. Reka nkwereke, dufate urugero rwa Karongi. Urabona ko One Stop Center yose yagendeye rimwe. Buriya ibibazo byabaye bariya kubirukana byari byoroshye, kuko n'abakozi bakoze ibizamini nta wabatoye ntacyo. Ariko byananiranye kubera iki? Kubera bariya babayoboraga bo hejuru yabo ntiyigeze amwandikira, ntiyigeze amusaba ibisobanuro, ntiyigeze amwihanangiriza. None se urabwirukana uhereye uri bubishobora? Numwirukana gutya arajya kukureka. Ntabwo wabonye ikibazo cyari cyabaye Rulindo
meya wa Rulindo na executive w'umurenge ntibuka n'umurenge wa Mboko wambuka no ku Kigaruka. induru zahabaye kandi zitari ngombwa pe zitari ngombwa nyine of course na bamwe mu banyamakuru hamwe na youtubers bakaba babishyushyemo akaba ari ntibazi nuko bimeze neza ntibanakurikiye ariko nyine biboneye content biboneye topic bakagenda bakabivuga gutyo iriya nduru ntabwo yari ngombwa kuyaba ntabwo yari ngombwa ariko na meyibwe yari yabikoze nabi komisiyo kuko burya y'abakozi procedures ba leta ikandika meya ntabishyira mu bikorwa Yaramaze. ntabwo gikomeye. yaramaze kamubwiye igituma yamaze komisiyo y'abakozi ba leta ijya kwandika yari yageze kuri field yari izi uko ikibazo giteye ni za procedures nyine nkubwira barebye bakavuga bati nuyishe procedures yes ndabyemeye pe yari yazishe ariko noneho ntabwo wapfa gupfa gusa kwandika wese kumubwira ngo namusubize mu mirimo ububasha bwe ntamenya yari abushyize kandi meya azakomeza kumuyobora ubwo urumva aho byari kuba bigikunze se nabo rero bakwiye kujya bashishoza mbere yo kwandika ariko iyi komisiyo ivuga ko ifite gahunda yo gukomeza gukora ku buryo igabanya amakosa yo kwirukana abakozi babandi basubira mu nkiko bagatsinda leta bashaka kugabanya amafaranga leta itanga ku birego itsindwa hanyuma bakagabanya amafaranga leta itanga se bakayagabanya gute kandi umuntu yari afite amakosa icyo gihe nagerereka kujya mu rukiko wari wamuhagaritse azajyana bya bimenyetso icyo ni icya mbere icya kabiri uravuga ngo nibamusubize muri ako kazi uwari wamwirukanye ari we mukoresha we biragenda gute azongera muyobore bikunde ntabwo bizakunda uteje rero insubordination mu nzego za leta ubwo se noneho ukoze iki ngira ngo hakwiye kurebwa ikindi kintu cyo gukora naho ze ndeba ikibazo by the way ngira ngo umuntu akwiye no kugikurikirana neza kiri muri mwarimu sako ntabwo ndagikurikirana nta mwanya ndabona unfortunately nagize ibintu byinshi ariko bibaye ariko byagenze yaba ari scandal ngo umukozi yaparitse nawe ukamukata amafaranga nawe mbwira ahantu bihuriye n'andi makosa atagira aho ahuri ukagira ngo ese umukoresha yabaye traffic ko traffic nayo igira amategeko agenderaho azi twese tuzi ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bagomba gukurikirana bakareba ariko tujye twirinda kuza guteza conflict hagati y'abakozi n'abakoresha nibatandukanye ariko umukoresha cyane cyane umukoresha wo muri leta aba afite amategeko n'amabwiriza akwiriye kugenderaho mbere yo guhagarika umuntu bidashingiye ku marangamutima ye cyangwa ku makosa ku ruhande aba yafite rwose nicyo bituma nanjye ndakubwira ngo yabikoze nabi yishe procedures meya sinakubwiye ko nawe yabikoze nabi meya ariko basesengura bavuga ko yashatse kuba nk'ukinira ikibaba gitifu ngo amenye ubwenge abone ko ibiri imbere biremereye kuruta uko yajya mu kazi ntukabibwira abasesenguzi bayo nanga n'umuntu unyita umusesenguzi utinya abasesenguzi babaye expert muri domaine zose burya ubundi umusesenguzi ni umu expert nyine mu kintu runaka we waba expert muri domaine zose niba ari ubukungu ugasesengura yasesenguye muri politike yasesenguye mu by'uburezi yasesenguye mu mikino urumva naravuze mu Rwanda rutuwe n'intiti gusa kuki rudatera imbere ku idakika yego ariko imikorere nk'iriya si uyivugaho iki nari nkomeje ku buyobozi bw'inzego z'ibanze bugiye muri bw'indoro ni mu nzego z'ibanze abantu bayobozi bayoboye abaturage b'igihugu bavuga mu bikorwa nka biriya bikorwa kuri gitifu birimo no gusambanya abana banahuje igitsina bahuje igitsina byo si ikibazo niba ariko yabihisemo kuko numvise afite n'umugore ubwo wenda uwakompeninga n'umugore wegewe ntibindeba ahubwo kuba ari umwana kandi amusambanyije mu rwego rwo kumusaba ruswa wamuhindurira amazina sibyo
nka kiriya ni sikando urugero bararangije ngo najye kuba umujyanama wa meya azamugira iyihe nama se baranubwe kumukurikirana ko nka buriya yari akwiye kuba agumye mu rugo iperereza rikabanza rigakorwa twasanga biriya bintu yarabikoze akabihanirwa atarabikoze akabona kuba rehabilited agasubira mu kazi hari ibintu by'abakozi ba leta bigize cira ahantu ikubite ntabwo rero iriya mikorere n'iyo ruswa tuvuga n'akarengane mu baturage ntibizapfa bicitse na rimwe no nta na rimwe bakiri kuricira ahantu ikubite bakiricira ahantu ikubite ntibishoboka buriya se agiye kugirana iyihe nama icya mbere ntibafitanye imigenderanire myiza twese turabizi twarabikurikiye twarabibonye icya kabiri nawe nta nama yigiye sibyo kandi igihe uko nabikurikiye amakuru make maze kubibona ariko nzabona na nyiri iriya roje arabyemera pe ko uriya mugabo ahora ajyayo ngo anahuriye n'abagabo gusa muri ibyo byumba ibyo gihe biramureba ntabwo bindeba na gato nta n'icyo bintwaye ariko kuba kujyanayo umwana icyo cyo kabisa kigomba kuzakurikiranwa kugeza kigaragaye kandi kikaboneka icyo nyine nicyo umuntu adashobora ahubwo gutoreretinga ati all ukomoje ku bijyanye n'ibyo byacirana ikubite bihari bituma habaho n'ibyuho bya ruswa bihoraho wakomoje ku kintu cy'ubushake bwa politiki ku rwego rwo hejuru ni ibiki biri hagati y'inzego nkuru no kugera ku nzego z'ibanze bituma bwa bushake butamanuka bugere no mu nzego z'ibanze kuko buri hejuru okay hari ibintu bitatu icya mbere hari negative solidarity ituma abagatanze ayo makuru ku nzego zo hejuru batayatanga ubwo biterwa n'impamvu zitandukanye ntiteranya ntagize gute ariko burya haba hari n'indi mpamvu y'uko nawe aba atari clean atinya kumuvuga ngo nawe ibye batabivuga ni burya niko biba bimeze icyo ngicyo iyo ni impamvu imwe mu za mbere impamvu ya kabiri abanyarwanda benshi twigize ntibindeba akaba muri iki gihugu nk'umucanshuro cyangwa nk'iki akaba azi gusa kwirirwa ajya guteranya ajya kubeshyera abantu ajya kugira gute iby'ukuri ntabivuge hari rero n'aba bayobozi nyine bumva ari ibihangange cyane b'ibigirwamana ku buryo unamuhamagara kandi ntabwo azi ibyo umushakiye ukanga kwitaba ubwo se niba bashaka kumubwira amakosa y'umukozi we niba ari cyo bashaka kumubwira ariko warabona ari igihangange arakwitaba bishatse n'atabishaka ntakwitaba nabo b'iyo mikorere barahari kandi nayo ni mibi cyane cyane ugasanga rero ni bene ibyo ngibyo bibitera kubera iki turacyafite abantu okay baba babuzemo na patriotism no gukunda igihugu ntabyo baba bafite bakajya batubeshya ariko hari imikorere nk'iriya bayobozi bari guhangana ubwabo ubona ko serivisi zibatagenda neza ko ntabwo wabwira ngo abaturage babona serivisi abayobozi bari muri biriya ntabwo bishoboka niyo mpamvu mbere na mbere ugomba guhita ubatandukanye minisitiri w'intebe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku munsi wo ku wa gatanu nibwo yavuze ku bayobozi begura asobanura ku gitutu ngo gihari ngo cy'inshingano bagomba gutanga ngo iyo zibaye ziremereye ntabashe kuzikora agomba kwegura iyo urebye imikorere iri mu nzego ahubwo waba ari imfura cyane kubasha kumenya ko udashoboye ukigendera iyo usesenguye imikorere y'inzego z'ibanze n'ibyo twumvamo mu makuru ugenda ukusanya hari abajya muri za girinka bagatwara hari abafatanya ubundi bakajyana ko kubona harimo igitutu cyatuma umuntu atinya gukora ikibi imihigo niba mu gitutu kandi nayo barayibeshya naho shisha kibondo yo ariko nibaza leta ishyiraho gahunda igakora na evaluation kuko ba nyirayo abagenerwabikorwa bayo ntabwo bayikoresha icyagenewe ibyo tubifiteho amakuru n'ibimenyetso bihagije urabyumva bayakoresha ibindi bibabariye ibyo birazwi tugakomeza twese tugafunga amaso ngo ntacyo basa nibakomeze ese ko bataratubarira umubare w'abana baretse kugwingira kuvaho shisha kibondo ibereyeho ngo babitwereke imyaka imaze
shisha kugwingira byakabaye byaracitse mu Rwanda burundu. ibitsina Kuki bidacika? Biriya byashisha mubyeyi. Abagore baratiza abandi nkari ngo bajye kwipimisha babone ko batwite badatwite, bamwariye amafaranga yarangiza akayagabana n'uwamutije za nkari. Ubwo se ruswa itaraho niyi? Ubu se jyewe menya ibyo mu turere iriya hirya nicaye hano i Kigali, mudugudu waho atabizi, gitifu w'akagari atabizi, gitifu w'umurenge atabizi, mutwarasi batabizi. Niba batabizi nabwo ntacyo bamaze, nibaveho bagende. Niba babizi barabicecetse kubera za mpamvu eshatu zose nakubwiraga. Gusa urumva niko bimeze, niko sosiyete yacu iteye. iracyarimo ibibazo. Hanyuma inzego z'ibanze zikorwe zite ku buryo, kuko hari abantu bajyamo bakaba minisitiri yakomeje ku gitutu gihari, ariko hari abajyamo bakajya muri comfort zone kuko mwari mubivuze, hakaba ibibazo ntibabimenye cyangwa bakabimenya ntibagire icyo bakabimenya ntibagire icyo babikora. ubwo urumva aho hantu nta gitutu gihari cyatuma ukora izo nshingano. Reka nakubwiye igitutu kiri hamwe gusa, kiri mu mihigo, sibyo? Iyo nayo sibo bayikora bonyine, imihigo nikorwa n'abaturage, ni twe twese imihigo, ntabwo ari meya cyangwa gitifu, nowe w'icyakora aradukodinetinga, ariko ntabwo ari we ubikora, ni twebwe abaturage. Icyo gitutu si ubwo ngo ni iki? Ni iki ahubwo ko banabyuzinga rimwe na rimwe bakaba banafata uzo. Ntabwo wabonye bafataga amatungo y'abaturage bakayagurisha, ahubwo igitutu bagishyira ku baturage ari bahubwo ngo bakunde ngo babone ngo mituweli ngo ibiki. Yewe buriya nanayobewe impamvu simbizi. Ntabwo naguhatira kugura mituweli rero, ariko of course njye sindi leta, sinshinzwe abaturage bayo, ifite uko ubibona. Ndaguhata se kubera iki? Uzarwara unaniwe kwivuza pe? Hari ikindi? Ikindi se gishakira nini? Mituweli yawe uzavuza umwana wanjye? Nyine ireberera nyine abanyarwanda bose. Wisa rero kumfatira itungo ngo urigurishe niba ari byo nahaye agaciro. Kihorere sinaguze mituweli nyine, ndeka nzibonera ingaruka. Umuturage akoresha ubushobozi bafite n'abayobozi mu kumvisha abaturage akamaro ka mituweli. Ntabwo ntibashobora no kubumvisha, daho babikora nabi. Icyo ngiye kukikubwira, babikora nabi. Ntabwo ari bene kuriya uganira n'umuturage ngo umwumvishe ikintu nawe akigira iki. Bo baza ari abapolisi, ari abanyamategeko, ari ba bandi nyine avuga ati jyewe ndi gihangange ndakomeye cyane, bya bindi nakubwiraga ugomba kubikora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta mwanya babifitiye. Ntabwo babifite kandi ariko kazi kabo. Yego, ariko ntaho bafite ahandi bari gukura izindi nyuma. Icyo ni nacyo nyakubahwa minisitiri w'intebe yakabaye yararebye kandi akakibona, baramutubwira mu gitutu ikiza ngo ntazaba uwa nyuma mu mihigo, ntazaba uwa nyuma mu biki, ntazaba uwa nyuma mu biki, agahita akora noneho ahubwo ibi byica byose. Iyo ubonye abayobozi njyanama yose yeguye kuri wowe, nta kibazo, ntabwo bibona, ntabwo bigutura. Nta n'ibyo bintu nkara ko n'ubundi sinzi ikikora. Ntabwo nyine na njyanama yacu ubundi basinyutse iheruka itorwa, nawe nyiruka. Ntabwo nkizi pe. Iyo abayobozi beguye kuriya mu gihiriri, ushobora kubona bishobora gutera ubwoba abandi bayobozi cyangwa abandi bantu bafite inyota yo kuza mu buyobozi, bakavuga bati kuyobora hano hantu biragoye. Nta munyarwanda uzanga kujya kuyobora ngo nuko yagize ubwoba. Azajyayo nashaka amahirwe y'ukwezi kumwe cyangwa abiri. Ibyo rwose humura, si bwo uzagira ubwoba noneho azisubire. None se abantu bakora amakosa ntibagire ingaruka ngo hatagira ugira ubwoba? Uzajya wumva azaba afite ubwoba, azisubireho wakore neza, sibwo? Mubona hari amasomo bitanga ku bandi bari mu bindi bice ku buryo babyigiraho bakabifatiraho imyanzuro bigatuma bagwa mu makosa nayo? Oya, amasomo yo guhinduka yo ntayo, ariko bifite ayo bitanga. Kwiga andi mayeri akomeye yo gutuma batazafatwa. Iryo somo ryo barikuramo ndabizi.
ariko bavuga ko umuturage bari ku isonga. icyo niko tuvuga kandi na leta niko byemera, ni politiki ya leta kandi niko byakagombye. ariko wa mwana we nawe uri umunyarwanda uba hanze muri iyi sosiyete, umuturage wese uri ku isonga ni ubu. Njyewe se ndi umuturage, sintanga imisoro buri mwaka, sinjya muri gahunda zose za leta. Niba ndi ku isonga se bampaye umuhanda, kuki igihe banyimye umuhanda? Sindi muri abo baturage? Mwagiye mubiga ibintu ntibiba bigaragara. Umuturage ku isonga njyewe baranabivuga nkanaseka. Umuturage ku isonga se iri se kuki ntaba kuri iryo songa nk'abandi? ko nanjye nishyura imisoro, kandi ngo imisoro ubundi yari ibikorwa remezo. None yarahindukiye, yagiye mu byashisha mu byeyi mu bindi ntazi byari ibikorwa remezo. Ugize Imana nyine urabibona. Abayobozi baho ngaho utuye batashatse kubibona, mubibona nta kintu. Ibyo kuvuga ngo umuturage ku isonga ubona bifasha iki cyangwa bisenya iki? Hari igihe babivuga kugira ngo wenda bavuge bati ni igitekerezo cyatuma abantu babitekereza ibyo bakora, cyangwa abandi bakavuga bati abantu bashobora kwirara bakabona ko byagezweho. Ubundi ibigo byakagoye, ariko rero biragaragarira buri wese ko atari ko byagenze. Umuturage ku isonga n'imvugo kuri ruswa ari ingiro, kandi mu by'ukuri yari politiki ya leta. Genda byemera ko leta ubwayo mu bushake bwayo ibishaka ko umuturage ajya ku isonga, ariko abagomba kumushyira ku isonga ntabwo ariko babikora. Ariko byarangira, mbese reka nawe musabire umunyamakuru, muzagende mukore sindi bubyite save, kuko wenda ibyo byasaba n'ubushobozi bwinshi mutakoreye tuza ngo mobilize fund mubikore, ariko n'abantu mugenda mubona ko muborana na benshi. Uzabaze kuri icyo kintu cy'umuturage ku isonga, nubona 8 ku 10 ufasha 8, nubona 5 ku 10 babikwemerera, ni ukuri uzazumbwira 5 ku 10 gusa, kuko njye abo tubiganira ntabwo ndabona 5 ku 10 banyemerera. Ni ukuvuga ko hari ikibazo rero. Ibyo rero nibyo ya njyanama twavugaga yakabaye izi, ko ntabwo babizi. Mu kanya ukomeje ku kibazo cya mituweli n'uburyo inzego z'ubuyobozi ziza kuyisaba abaturage byaragabanutse cyane. Ubu ikiriho ni ejo heza. Ejo heza leta ivuga ko biri gutegurira abaturage uburyo bagomba kubaho bageze mu zabukuru. Ibyo byo na RSSB yakubwiye ko ikubye 2 umusanzu w'ubwishingizi kugira ngo abageze mu zabukuru bazajye babona amafaranga menshi. Ikibazo ni uko nanjye nayatanga hama n'izo zabukuru zizazigereho, kuzi byagenda baba bafite uko bagusobanura. Mu bisanzwe ejo heza njyewe nta n'icyo hari hantwaye, ahubwo wasagaye ukora utanga umusanzu wa RSS baratanga na ejo heza. Sobanurira mwebwe ibyo murabyumva? Yewe niba ari ukubera ubwenge buke byarananiye kubyumva, ndakotiza ahantu habiri kubera ariko ubundi ejo heza bigiye gusa nihamera nka sakosi, nihamera nka mwarimu usa ko buriya nta hantu abantu nta hantu leta yatakarije amafaranga nko muri mwarimu usa pe. Bizagenda kandi n'ubundi tuyijyana aya mafaranga tuyatanga mu mirenge sako. Njyewe ni ukuri ejo heza sinyatanga kuko nizeye ko azangarukira, nyatanga kuko nubaha gusa gahunda za leta zose. Iyo ni intego yanjye, ni imyemerere yanjye, ngomba kubaha gahunda za leta yanjye. Icyo mana nta n'uwo tukijyaho impaka, nta n'uwo tukiganira. Iyo leta izanyima umuhanda, inyime imibereho myiza nk'abandi igire gute, ariko ngewe kuko nyemera nka leta yanjye izabikora. Hari abaturage benshi tujya tuganira nabo hirya no hino bakavuga ko dusobanukiwe ejo heza n'amafaranga. Ntawayisobanuye, ntawe rwose. Basobanura ibintu nabi cyane, kuko ntibishoboka ko
birambabaza leta ijya ishaka abakorerabushake bazi gusobanura ibintu bamenya n'uwo basobanurira uwo ari we. Wowe giti uragenda ufata umuturage w'umuhinzi hariya mu karere kose ko mu cyaro ntashatse kuvuga hatagira abavuga ngo nakageze, umusobanurira ibintu nk'uko uri bubisobanurire Ingabire, uri bubisobanurire nde ufite bachelor's degree, ufite masters, urabibasobanurira kimwe. Nyamara rero disikuru ni rwose na attitude ni bimwe sugumva ntabwo njyewe simbizi ndiho ndasubiramo uko njya mbona babikora ukabikubwira nakabibwira n'umuturage rwose uwiyo ngiye uvuye kwihingira no kwiyahurira inka no kwahirira ubwatsi bw'inkazi ukamubwira ibintu nk'uko uri bubibwire intellectual ntabwo bafite level of understanding zingana. wari ukomeje kugira inkuru yari gukurikira kuri iki cya ejo heza ijyanye na pansiyo n'ingingo yari ikoroshe ku mbuga nkoranyambaga n'abandi ibitekerezo nabonye mwatanzeho ku bijyanye n'ikuba kabiri ry'umusanzu utangwa muri pansiyo kuva kuri 10 kuri 32 mu mpamvu zatanzwe RSSB ndetse na Minecofin bavuze ko ahubwo u Rwanda rwo ruri inyuma ugereranyije n'ibindi bihugu. Ibyo nabyo ndabyara bavuga ko turi kugana kuri 20%. Murabivuga iki byose muri rusange? No, nabyo ntibyasobanutse neza. Biriya byo nanjye kugeza ubu ntabwo ndabyumva neza. Ntabwo kujya kuri radio na televiziyo ariko ninde wabwiye ko twese tubara kuri radio na televiziyo. Ibashaka abakangurambaga bamanuka ahangaha mu midugudu mu tugari babidusobanurire tubabaza ibibazo. Kwicara hari umunyamakuru wa RBA akamubaza yambarije ntabwo yambarije njyewe ikibazo mfite, ntabwo yambarije ibyo shaka, yibarije ibye kuko nawe ntiyabanje no kugosatinga nta naho twari guhurira. Buriya se babona bariho bakora iki? Ntabwo tuzabyo kuko barabisobanura nabi. Ni icyemezo bifatiye babonye abantu batangiye kukibazaho bajya kugisobanurira abanyamakuru ariko ntibabisora. Na Minisitiri yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa gatanu avuga ko leta itafata umwanzuro uri buzanire n'abanyarwanda. Ibyo nanjye ndabyemeje, sinibaza ko yafata umwanzuro uri buhemukire abanyarwanda pe. Icyo cyo ntanacyemera nkanakirahirira, ariko uburyo bikorwamo bituma abanyarwanda batabyumva. Mu kutabyumva tukumva ko batugiriye nabi. Iganira biriya iyo tuvuga muri gender dusaba ko umugore agomba kugaragara mu nzego zose, si uko tuba twumva ko leta yamurenganya, ariko nuko tuba tuzi ko umuntu wese ugupangiye udahari atari umutima mubi, atari icyo ariko ariko atazi n'inzi zawe, ntabwo azi ibyo ukeneye. Ibyo ngibyo ni byo tuvuga. Ubundi se abantu babyumvise amafaranga umuntu azafata ugeze mu myaka 30 yakikuba kabiri, ibyo bitwaye akazasaza ameze neza atanduranye? Ntacyo bitwaye, ariko yayandi ndiho kuko nanjye nari nyakeneye nayo kuyakoresha kugira ngo rero nyivumye nyereka icyo nunguka mu kigezi. Nta mumena garanti rega yuko iyo myaka 60 uzayigezaho nkanayirenza. Iyo garanti se urayimpa? Guverinoma ivuga ko icyizere cyo kubaho ku Banyarwanda cyenda ngo cyabaye imyaka ingahe? 67. Icyo gihe nawe nuko wabayeho neza. Nese niba ko gashara kawe kinica ntikize wagiye ukagatanga kose, iyo myaka 70 uzayigezaho wowe. Kwenda ntuzagwingira ko warenze imyaka yo kugwingira, ariko ntuzabona n'ibigutungira umubiri bihagije. Ibyo byose abantu bagomba kubitekereza. Baravuga bati biranagoye gufata umwanzuro hatarajyaho itegeko Yasmin umushahara afatije. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo naragukunze cyane, umwana mwiza. Barabimubajije arababwira ati tugiye muri ibyo bya SMIG ubwo wagera no ku bakozi bo mu rugo. Numvise mukunze cyane. Ahubwo mbese ko batugereranya n'ibindi bihugu, ngaho ntibatugereranye batwibutsa ko ari twebwe igihugu kidafite SMIG. Ibindi bihugu uko bibifite.
kurusha bagiye bareka. iyo bagiye kudufatira umwanzuro batugereranya n'ibindi bihugu ariko njyewe sinashaka umuntu ungereranya n'ibindi bihugu. tugereranya ariko kwigereranya Ibyo bihugu si ibyanjye, si byo byambyaye, biyoborwa n'abayobozi ntatoye, biyoborwa n'abantu badahembwa imisoro yanjye, so bingereranya nabo rwose. niba ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye kuvuga bagacika ururondogoro kuri 12 muri 2030 niko guverinoma iri kuvuga umushahara nimba uhembwa ibihumbi 100 ibihumbi 20 byibagirwa. Abafata ibyo byemezo bazareba amafaranga bahembwa, bibuke n'andi bahabwa yo kuborohereza ubuzima, sibyo? Hanyuma kugira rwose no kuri gitifu w'umurenge, hanyuma barebe wa mukozi ukorera ibihumbi 200 utagira ikindi bamwongerera na transport ntayagira na communication na nothing, uramwigereranya gute wumve? Uramwigereranya gute? Nagiye bareka ko hari ibintu umuntu areba bikamubabaza. Umuntu yaburaye kubera ko umushahara we wananiwe guhuza, intuza ararangije. Ega hari ibintu leta ikora nako reka njye nicecekera batazagira ngo n'intuza. Leta nk'ubu yihaye ikintu nayo beho cyo gusimbura ababyeyi mu nshingano zabo zose. N'umwana wawe rwose mureke genda mwishingiye nzamugaburira, wowe uramugaburira uhinga he? Umubyeyi wari wananiwe kugaburira umwana we ninde? Wabinaniwe biba bigaragara, uwo nguwo aragaburirwa birumvikana. Kandi wananiwe no kumubwira ko utabishoboye wabyaye 3 cyangwa abantu ugeze muri 7 na 8 uti kandi na 3 utarubishoboye. Iyo niyo ari politike yarabananiye. Barangije bati tuzajya tubagaburira, barangije birabananira ko leta ntiyabishobora ikatureba. Umubyeyi nawe akicara, jyewe rega bajya babimbwiye kuba sitari kose kuko maze ubyara abana benshi mbona nta mibereho ibikini. Leta izabarera, saba leta se, leta izabareresha iki? Ya misoro yanjye nawe yera nayitanze ngo bamu umuhanda barawunyima bajya kukugira kose. Umwana utishoboye uwo aje no mu rugo iwanjye akajya hataha buri munsi ndamugaburira rwose. Ariko kubwira ababyeyi twese ngo nimwiyicarire mudamarara abana banyu tuzabagaburira, kama guteze urambura umubyeyi inshingano ze wowe guzuri leta nyabari bareba badafite ubushobozi. Abadafite ubushobozi reka tuba tubazi, bitubana mu mudugudu bagize ngo hari ahandi bava, baba bazwi aho bakoreka akaba aribo leta igaburira abandi. Ubuse ujye mu banyarwanda bose nta 80% kuko bigaga primaire kuri amashuri yari kure, ababyeyi babo ntibabapfunyikiranye. Abiwabo ari hafi bagataha bakari. Ibyo ngibyo ni ubukabyi, kandi ukararangiza nyine ukabikora nabi kuko bizashoboka. Suragira ngo bigende nyuma y'iriya tangazo nibwo amasendika yishyize hamwe arandika yandikira. Yego narabibonye. Baravuga ati rwose umwanzuro ureba abakozi bahagomba mwaratubajije mbere, ubundi kuki hafashwe umwanzuro hatabajijwe ba nyir'ubwite. Icyo ni ikindi kibazo rero kizanatuma iyi leta yiterwa ko ikoresha igitugu. Ntabwo ushobora kumfatira icyemezo tutabiganiriye. Ibyo ni nko kumbwira ngo wowe ntacyo ufite kuvuga. Ntabwo rero bishoboka. Erega n'abana mu rugo hari imyaka umwana ageraho ukaba icyemezo ugomba gufata mugomba kukiganira. Ubu ngubu wibaza ngo uko ungana uko cyangwa uko uriya mukobwa wanjye angana, waba ukimufata ababyeyi bawe bagufatira icyemezo utabiganira, murabaza mukanabiganira. Waba unibeshya akakwereka ati dore mwana wanjye ndakuruta, reba ibintu uku ejo bizaba bimeze gutya na gutya kuko ejo hawe jyewe narahaciye wowe nturahaca, sibyo?
mukaganira mukajya inama. Ntabwo ashobora gupfa ngo utahe nimugoroba usange bavuze ngo désormais kuva uyu munsi ugiye kumera gutya na gutya. Ntabwo bishoboka, nawe ntiwabyemera, kandi atari uko usuzuguye ababyeyi, ari uko wanze ko bagusuzuma. RSSB yarabasubije ibabwira ko bazahura ku wa mbere tariki 9. Ese turabitegereje, hari icyo twakwitega mu gihe umwanzuro wafashwe na minisitiri akawushimangira? ariko ubundi umwanzuro uranahinduka. Ntabwo umwanzuro wafashwe ari ijambo ryanditse muri Bibiliya umenya ngo ariyo atajya ahinduka. Hari n'arageze nayo nyine guhinduka, ariko ibyo simbijyamo na menshi cyane. Ariko yanze guhinduka kuko adakorwa, agatuma rimwe na rimwe abantu bamwe batanayiha agaciro kubera ibyo. Ariko umwanzuro, mugani w'abarundi ngo wasinye ntiwasinyura. Umwanzuro leta yafashe, abaturage bayeretse ko utabaguye neza ko bibeshye, impamvu utahinduka ni iyi mbwira ni iyi. ntayo gusa amategeko yirirwa adahinduka, polisi zirirwa zidahinduka, byahinduka rwose. ugumyeho leta y'intangiyo hari ikibazo byateza yaba mu myumvire y'abaturage ndetse no mu minsi iri imbere, ko hari abantu benshi bafite imirimo ariko badatangira ibyo byose abakozi. ahubwo ibyo yaba bakurikiraniraga ibyo, abo bantu bagahanwa kuko bagomba guteganyiriza abakozi babo, biri mu itegeko. Hari benshi batabikora, nanjye ndabazi, especially abo muri private sector. Leta ko itajya bakurikirana bijye kubireba, yabuze inspectors bajya kubireba, yabuze ibishatse ikabishyira muri gahunda cyane cyane ya minisiteri nyine y'abakozi ba leta n'umurimo, yabuhiriza yababona. Dufite n'abana b'abasore n'inkumi bangana nabo b'abakorerabushake, bagenda rwose bakabibakorera, ariko ibyo ntibabyitayeho nyine. nta bundi ngo leta yinangiye ko yaba yiyemeje kuba nyine inyagitugu, ntabigira neza, ko yaba yiyemeje kugendera ku bitugu. Imibare yerekana ko abantu bateganyirizwa mu bakozi bose bari mu Rwanda ari 9% gusa. Ikibazo gikomeye, njye nta nubwo byantangaje pe, ntabwo byantangaje. Ababateganyiriza ni bake cyane. Ubundi icyo nicyo leta yakanagombye gukurikirana. Niba umuturage ari ku isonga, kuki wamuretse akajya mu maboko y'umuntu utamwitayeho, wirebera inyungu ze bwite, ntunamurengere? Ko wari washyizeho itegeko rimurengera, kuki utagiye kureba enforcement yaryo? naho ngaho icyo nicyo kibazo jyewe ubwo. Ariko n'abikorera nabo baravuga bati mpamvu hari byose tuzuza byose, bati ntabwo wabyuzuza byose mu birangire. Hari amabwiriza akomeye, hari imisoro ihambaye, hari regulation ziri hejuru kugira ngo wakinubiye gutanga umusoro n'igihe yewe utanga singira igikorwa remezo kingeraho. None se niba datanga imisoro igihugu kizabaho gute? Imisoro yo ni ngombwa ku muturage wese. Icyo ngira ngo kirageze kuvugwa ko imisoro ihambaye byibukana kwa president. Oya nanjye narabivuze kubivuga. Oya nanjye narabivuze birenze rimwe. Imisoro y'umurengera yica imisoro. Ubundi iyo ugira ubwenge uzi kubara neza, kandi abayobozi bacu uzi ko babufite pe, tangisha abaturage imisoro mike bashoboye, bose bayitange, niba ubona menshi. Naho nubatangisha imisoro y'umurengera, abayatanga ni bakeya, abatayatanga babe benshi, nawe ubone makeya. Niyo logique y'imisoro nta yindi. Kandi imisoro ntigamije kwica umuturage, igamije kumugeza ku iterambere. ubwo bo ngabo byibuze nabamaze gushinga imizi, kandi abanyamakuru iyo uganiriye none n'abakizamuka bagitangira gukora, barakubwira bati gutangira business ikazashinga imizi ikazageza aho kwinjiza biragoye. Ugitangira w'ibishingwe, w'umutekano, byose ugasanga ni ikibazo. Ibishingwe n'umutekano, ariko jyewe ntabwo nishyura umutekano yego, kuko ntawo mfite. Ntabwo ibishingwe byo ndabyiye. Umutekano rwose ntawo nishyura, ntawo mfite. Uzabimbaza nzabisobanura.
mfite umusekiriti wanjye bwite undindira urugo rwanjye, ariko singiye kwishyura umutekano ndafite, kuko njyewe sinkopesha leta. ntabwo ufite umutekano ntawo mfite. muri iki gihugu. Uzwara bw'umuhanda ucika n'imodoka ntitambuke ngo igeze mu rugo. None se iyo utuye ahantu imodoka itabwiza mu rugo uba ufite uwuhe mutekano? Warangiza ngo wenda nishyure umutekano buri kwezi w'abandi bose usibye yewe ni negative. Ntabwo ari ukwanga gukurikiza gahunda ya leta, ntabwo ari ukwanga iki, ariko niba ngomba kwishyura umutekano nanjye leta nimpa umutekano. nawe umutekano. Yes. turi kugenda tugana ku musozo. Hari umwanzuro twabonye guverinoma y'u Rwanda yafashe wo guhagarika moto zikoresha esanse. Guhera mu mwaka utaha hagatangira kwinjira moto z'amashanyarazi gusa. Hari abantu bashoye imari muri esanse, hari abantu bafite moto zisanzwe. Abo bahumura ntibazayibura abashoye imari muri esanse, ntibazabura uzigura. Imodoka nazo ziragenda ziyongera, ahubwo ngira ikibazo gifite ku bamotari. Ejo bundi wafashe ideni ugura moto ya esanse, uyimaranye imyaka 2 cyangwa 3, nturanarangiza kuyishyura, urageza no hagati. Iyo moto igutungiye umuryango, ufite umugore, ufite abana, niyo ibatunze, niyo igukodeshereza inzu ubamo, niyo igura ibikoresho by'umwana ku ishuri. Umuntu arabyutse mu gitondo ati genda yihagaritse, nta n'intuzi utazi. Ubundi bene icyo tanga nibura imyaka 5, niyo mike numva yashoboka, sibyo? Ako guverinoma ntabwo yavuze ngo abafite moto zitari z'amashanyarazi bazazica, ahubwo gutangira mu mwaka utaha hazajya hinjiza amashanyarazi. Zizaba zacitse uretse kukubwire ukuntu zizaba zacitse. Ibyo ni cyo kugenda mwibeshya. Niba ziriya arizo zipafomuninga nk'uko babivuga, abaturage twese nizo tuzafata. Niba ariyo yihuta, niba ariyo igeze niyo zafata, ntabwo uzafata ya yindi yawe inashaje, kuko ntuzanayigira. Nijya no mu igaraje burya ntawe uzayikora, bakakubeye. Nigira na agisida na radiyati izayishyurwa, kuko izaba ivuga iti iyi ntikiri no ku isoko. So rero tanga igihe kiri, nawe uri kuvuga ngo ntabwo zizatakaza isoko. Biye na feri. Ikindi ziriya z'amashanyarazi zigura menshi kurenza iza esanse. Ninde wakubwiye ko bose bazahijya babona ayo mafaranga? Ninde wabikubwiye? Kandi hari uwumvaga agiye gushakira ubuzima mu gutwara moto, nubwo nabo banazitwara nabi, badutwarira nabi mu muhanda. Nahoze numva kare hano muri Kicukiro habaye agisida mbi cyane, noneho umunyamakuru abwira umumotari atari ko n'undi w'abamotari mugendana, of course harimo umumotari, kubona agisida muri Kigali itarimo umumotari. Twe rero hano ho bikaba n'ibindi n'amakinga. None ikiga mu ibarabara nyuma ya saa 12 ntagira itara, ntagira ihoni, ari mu muhanda kandi ari mu muhanda hagati. Ubwo so umuturage mbwira uri ku isonga nende, kandi hari uwo wereje mu muhanda ngo ajye kwiyahura, ntasonga ari. Hanyuma yarangiza ngo n'abanyemodoka hari abatwara nabi. Wime, ntabwo turi kureba ngo abatwara nabi no mu banyemodoka barimo nyine, turabizi, ariko twemere ngo abenshi ni bane. Yewe nta munyemodoka urankatira imbere gutya ngo azunguruke, nta munyemodoka urankatira iburyo, nta ibyo byo nibashaka bazaze dukora inama n'abamotari bose, usibye bimwe ngo ruri njya kubabwira ntanazi ko mbona ntacyo bitanga. Ubundi bari bakwiye kuza tugakorana inama, tugasubira ngo gutwara nabi ni gute, tukareba niba hafi ya bose atari ko batwara. Ntabwo rero ubundi bose mbizi, usanga hari ibintu byinshi turenzaho tukabica hejuru, ahubwo tukajya mu biteye ubwoba cyane, kumva biraryoheye. Naho ubundi rwose abamotari inshuti zanjye mwemere ko mutwara nabi, kandi namwe muriyanga. Uko gutwara nabi si abagenzi mutwaye gusa, si jyewe duhurira mu muhanda gusa, nawe ubwawe uriyahura nshuti yanjye. Wagenze buhoro ugatwara neza, ariko umenya batarize amategeko y'umuhanda, kuko hari ibintu bakora nkabona umuntu wize amategeko y'umuhanda ntiyabikora. Umenya batarayize. Polisi ivuga ko
impanuka ziba mu muhanda hejuru ya 80% ziterwa n'abamotari cyangwa ziba ziri mu bumotari. nanjye ndabyemeye. Statistique zirabyerekana. Reka tugane ku musozo. Yego. Icyo nakubaza cya nyuma, tumaze iminsi tubona ibitekerezo bitandukanye back and forth, abantu baterana amagambo ku bijyanye na feminism. Nanjye ubwanjye uvuga ngo feminism ishyigikiye, feminist ishyigikiye uburenganzira bw'abagore, ariko hari akandi gatsiko kaje kitwa ngo ni radical feminism. Bari abantu bavuga hiki, mufite ibitekerezo bitandukanye, bavuga amagambo ngo men are trash. First of all, I'm not a feminist. Ko nta rugo rukwiye kwitirirwa umugabo ngo akitirirwa n'umugore. Ariko ibyo biri mu itegeko. Itegeko ry'umuryango birimo aho urabarenganya pe. Ahubwo mwebwe mutaba muzi amategeko. Ni mwe mushoza debate. Nahoze numva ejo nabyumvaga mwite ko nari nicaye mu modoka ngenda, noneho umushoferi yabishyizemo nanga no kubikuramo ko nanjye nikoreraga ibindi, nta n'impamvu yari yashatse kubyumva. Ariko ukumva abanyamakuru bariho batinyuka kuvuga imikorere ya RMC, usanga ntibayizi na busa na gato. Hari ikintu cyitwa blueprint, niryo tegeko rigena imikorere ya RMC, basangende babisoma mbere yo kwiha inshingano idafite n'ububasha idafite. RMC ntifite ububasha bwo guhana. Icyambere ngo wagiye kuri mikoro wese, ubu nanjye ngo mfashe mikoro nahita mba umuyoboke wa RMC. Nowe itegeko risobanura neza ko witwa umuyoboke wa RMC iyo ufite ikarita y'umunyamakuru. Ibyo biranditse mu itegeko, ntibigeze barisoma, ariko nyine nabo babaye abasesenguzi wa mugani wanyu, ni nacyo mbakunda. Ngo rero ngo ntabwo ngo bakwiye kuba RMC. Nanjye ndi umunyamakuru wa RMC, kampamagara nahitaba cyangwa sinyitaba, ko ntawe ubasha se bundi bwo kumpana ifite usibye bwo kunyambura ikarita. Uwo yambuye saba iki akomeza akikorera, akomeza agakora, arakora. Nuko rero rurisaba baye kera ngo abatanga amakuru bagombaga kujya bayaha ababeretse ikarita y'ubunyamakuru. Ubu se ninde ujya gusaba inkuru ushobora kugusaba n'iyo karita? Wowe uranicara ukitegereza uza kubwira ngo kose yamusambanyije, ngo umugabo we yamwishe urubozo, ngo uko si ibyo birirwamo. Ibyo se bizagusaba ihe karita? Bariya se bibaza ko RMC bashinzwe, ariko abanyamakuru bakicara hariya ngo ni RMC. Tubona n'iyi komite ije ishatse n'ibisobanuro vuba ko nayo ejo bundi bazaba bayikoreye, kuko iriya tegeko ryo nzi ko ridahinduka ejo cyangwa ejo bundi, kandi nta kindi bazakora kitari mu itegeko. Uretse na ejo bundi bazaba bayikoreye ngo byayinaniye. Yananiwe iki? Ubundi usheshe kutazi n'ikishinzwe, urambwira ngo yananiwe iki? So rero nicyo kibazo tugira. Nibindi na biriya rero bya feminism yo sinyemera. Yewe ndi gender promoter. Uvuga ngo umukobwa cyangwa umugore wese ntabwo nzamufata nk'inzirakarengane. Nawe ashobora no gukosa, sibyo? Ashobora kugira amakosa. Icyo ntazemera nuko azarengana ntarengana azize ko ari umugore. Icyo sinzacyemera na rimwe, cyangwa ari umukobwa. Icyo ntazemera nuko umugabo bashakanye bahahana ibintu rimwe mu rugo azamurusha uburenganzira mu rugo. N'itegeko noneho ryarakosohotse rivuga ko umutware w'urugo ni umugabo n'umugore, bombi babiri. Ubundi arantwara njyana, njyewe se namutware, wenda asange ndatwarwa n'umusinzi n'umusambanyi n'umujura, uwo ni umutware wantwara njyewe. Umwana arabura minerivare ngo se umwana ni umutware si twari iki? Gusa icyo ntemeranya n'abavuga nabo mwita ngo ni feminist radical, nuko igihe twaje bundi hari ikintu nabonye kirambabaza nane. Iriya kesi nashaka no kwivuga ko yarambabaje cyane, ariko umwana wapfuye ubwe yarambabaje, ashengura umutima pe. Nk'umubyeyi narababaye pe. Nako n'abana babiri b'abakobwa bamaze gupfa bakashengura umutima. Ni ukuri ntavuga nani tubabarire, ni ukuri hari ibintu bigutera akagahinduka. N'uwabwira umusore ugara nawe ngo agaterure karamutse gaterura ikatagashoboka. Ariko noneho ndebye uko abo bantu
bacu baduresinga ikibazo ndababara cyane kurusha icya mbere. Wowe mukobwa uciye ubwenge, wowe uri intellectual, banza ureke kujya guca urubanza mbere y'umucamanza. Please gira ibindi uburana birahari. Turacyafite abagore bakubitwa, turacyafite abagore. Reka mbere nk'ikibazo gikomereye cyane ntarumva feminist bavugaho n'umunsi n'umwe, abo nyene bitwaza feminist nirirwa rubara nacyo jyenyine, ni aba bagore batandukanye n'abagabo babo. Urukiko rugategeka ibyo abagabo bagomba kuzajya batanga by'indezo z'abana, abagabo bakanga kubitanga. Kera twahamagaraga polisi cyangwa RIB, byari bikemewe ko bamuhamagara akabitanga ku ngufu, kandi byarumvikanaga. Kandi mumbabarire iki kintu ntimugikure kuko kirakomeye. Nimba polisi na RIB bari muri nyubahiriza tegeko, urubanza rwaciwe rukajya wikashe muruzi, ni ukuvuga ngo rubaye itegeko. None se nyubahiriza tegeko tubahiriza itegeko n'inyubahiriza tegeko nyabatikandi ngo ubu ngo bazajya bimenya ngo ni civil, ngo ibyemezo by'urubanza civil ngo leta ntikwiye kubijyamo. Come on. None se ubu bagabo ko banze gutanga indezo, abo bagore akaba aribo bahangayikanye n'abana bonyine. So I call upon those feminists, nimuze dukore iyo campaign, turengera abo bagore n'abana, naho kujya guca urubanza rukiri mu rukiko umucamanza atari pronounce, gusa ruca witwa ngo bafunze babarekuye. None se babuze ibimenyetso, bamugumizamo se badafite ibimenyetso bazamukoze. Ese kumugumizamo usibye kongera undi mwana w'u Rwanda, kuko n'uwo mwana ni umuhungu, ariko nawe ni umwana w'u Rwanda my friend, ni n'umwana w'umunyarwanda, nawe afite nyina na se bababaye, nawe afite umuryango umusarawundinzi, sibyo? Biratuzurira wa wundi. None se ariko niyo mutwaye ubuzima yabihanirwa, yaramutwaye ubuzima ukanyereka ibimenyetso ntibanamuhane. Ni ukuri ko Imana najya mu muhanda jyenyine ntigaragara, ariko nyereka ibimenyetso twihera ku gukeka. Mana yanjye simbizi muri ukuntu nabisobanura, ariko biranshengura umutima pe, birambabaza cyane. cyari byinshi byo kuganira namwe, ariko masaha ntadukundiye. Muzagaruke tucumbikire hanze, ariko mutwemerere n'impamvu tuzagaruke. ntabwo nabangiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe amena, kandi Imana iduhane umugisha. Namwe bana banjye murakoze cyane. Nkunda n'urubyiruko umugisha wose Imana igiye ubahundagaza. Uru Rwanda ruzasigaranwe n'abantu kabisa bazarusigasira.